Mumeze gute nshuti zanjye nk'ibisanzwe muri kumwe na Jeanne d'Arc nk'ibisanzwe turacyakomeje kuganira welcome again kandi muri uyu mwaka ni ukuri Imana izabaho byinshi byiza mu bintu binezeza abantu harimo no kubona ibyo wifuza nimba ushaka ibyo kurya ukabibona nimba ushaka imyambaro ukabibona nimba ushaka aho kuba Imana izabaho aho muba abadafite aho muba Imana izabahe abanyeshuri Imana izabaha amanota ababyeyi Imana izabarinde ingo zanyu Imana izazirinde zubakwe zikomere rwose ndabifuriza ibyiza byose muri uyu mwaka ibihe byiza rero wowe utarakanda subscribe kandi no kunzogera ujye ukurikira ibiganiro byacu kandi ntibikabe kubyumva gusa ahubwo bijye binagufasha kandi ubisharinge n'abandi unabafashe unabaganirize binakubake biba biherekejwe n'umwuka wera nawe ajya abafasha kandi abakomeze anabasobanurire Imana ishimwe rero tugiye kongera tuganire ku mahoro niki ese amahoro yaza gute niki gishobora gutuma ugira amahoro twamanje kubona ese amahoro niki amahoro aza gute nibyo tugiye kureba ubu ngubu ese ni gute amahoro yaza babonye uburyo wabonamo amahoro tubona ibintu byagufasha kugira amahoro ariko noneho ubu tugiye kureba ese amahoro yaza gute buriya hari igihe wabona uburyo bwo kubona ikintu ariko nawe ukaba utakyemerera kugira ngo kize nk'urugero hari igihe umubyeyi ashobora kuba yashaka kugukorera ibyiza cyangwa se Imana igiye kugukorera ibyiza ariko ikabura aho ibicisha Imana atari uko yabuze inzira ahubwo ikaza nimba yarakwemereye ibintu ese ko yakwemereye kwizaguha ibi runaka ukijijwe ukaba waravuye mu nzu y'Imana ukaba uri umusambanyi uri umuhehesi ese ibyo bintu Imana niza kubiguha igasanga wavuye mu nzu yayo ese izabiguha bizagirira umumaro Imana rero cyangwa se n'undi muntu ashobora kukwemerera ibintu ariko yabona warateshutse cyangwa se amasezerano mwahanye utakiyarimo bya bintu yari yakwemereye akabikunyaga ibyo twita kunyaga cyangwa se akabikwima ubwo rero tugiye kureba ese amahoro yaza gute ni gute twakubaka amahoro akaza muri wowe hari ibintu nagiye ngerageza gusacinga ubu buryo umuntu ashobora kubona amahoro buriya ikintu cya mbere cyagufasha kubona amahoro muri wowe ese amahoro ukuntu amahoro ashobora kuza muri wowe cya mbere ni ukumanza kuyatanga buriya iyo udatanga amahoro nawe ntushobora kuyabona ntushobora kubona amahoro mu gihe wowe wirwa ubuza abandi amahoro abandi wirwa uvuga abantu wirwa utuka abantu wirwa utongana n'abantu wirwa wanga abantu ese amahoro wowe ni ibyo ubiba nibyo usarura niko n'ijambo ry'Imana rivuga ahantu Pawulo yandikira Galatiya yanditse aravuga ati ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura kandi ngo ubibira mu mubiri azasaruramo kubora ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho numva ariko nabisomye mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu Bagalatiya rero nubiba amahoro ugakunda guha abantu amahoro nawe amahoro uzayabona mu mutima ibintu amahoro ni gutyo amahoro ashobora kuzamo uburyo ashobora kuzamo bwa mbere ni ukuyatanga ukayaha abandi nabo burya bazayaguha gushaka uburyo wabona amahoro kwa mbere ni ukuyaha abandi amahoro rero buriya ikindi kintu gishobora gutuma amahoro aza ni ukuyifuriza abandi ntukagiye ushaka kwiyifuriza ibyiza kwifuriza abandi byiza niba wifuriza abandi byiza nabo bikababaho nawe bya bindi bizakugarukira kandi bitume ugira amahoro yo mu mutima buriya amahoro ntago amahoro ashingiye ku mutungo ariko buriya iyo ufite abantu ufite ubutunzi nzabibabwiraho cyane ariko iyo ufite ubutunzi ntabwo ugira abantu benshi babyibeshyaho bakumva ko kugira ibintu byinshi ukaba ufite amamodoka ufite amazu uzabona abantu bantu ni bya bintu bizaba bibazanye ntago burya ba bantu bazaba baje kubera ibyo bintu ari abantu bawe banyabo oya ntago azaba ari inshuti zawe za nyazo inshuti zawe za nyazo ni izo ufite igihe udafite ibintu zikagukundira uko umeze ariko izizaza ari uko zibona ibintu buriya n'ibinagenda nazo zizagenda
Niyo mpamvu rero dukwiye gusaba Imana, Imana ikaduha iki? Amahoro, amahoro kandi ikaduha n'inshuti nzima z'umumaro. Buriya n'inshuti rega umuntu akwiye kuzisaba Imana akabiharanira yego, ariko kandi akanazisaba n'Imana. Rero nuwifuriza abandi ibyiza nawe biza kujya, ntabwo uzifuriza abandi ibibi ngo bakorere ibibi ngo uvuge ngo wowe ngo uzabona amahoro, ngo wowe ngo uzabona ibyiza, oya, ahubwo wowe nimba ibyo ushaka ko abandi bakugirira nawe bari byo umanza ubagirire. Yego, nababwiye ntabwo uzigera weditinga Bibiliya ntabwo uzayeditinga, ahubwo Bibiliya izahora yindi. Wowe icyo usabwa ni ukuyumvira kandi ugakora ibyo Bibiliya ikubwira, ugakora ibyo ijambo ry'Imana rigize gute rikubwira. Ntabwo Bibiliya izigera ikora ibyo wowe wayibwiye, oya, ahubwo wowe ugomba gukora ibyo Bibiliya igusaba kandi ukabishyira no mu bikorwa. Ikindi kintu cyagufasha kugira amahoro cyangwa se uburyo amahoro ashobora kuza muri wowe, ni ukubasha kuvuga ibikubabaje muri wowe. Ubu buryo bwo kubivuga, hari uburyo ushobora kubivuga, ushobora kubyandika, yego, ushobora kubivuga pari parole, la parole ukabivuga by speaking, ushobora kubivuga wandika, ushobora kubivuga unasenga, inshuro nyinshi iyo uvuga ibintu bikubabaje uraruhuka kandi ukumva umutima wawe uruhutse, ukagerageza kuruhuka cyane cyane iyo ubabaye, ukabwira nk'umuntu w'inshuti yawe, uzaruhuka umutima wawe uruhuke, cyane nubona inshuti ibasha kukumva. Buriya hariho n'igihe wavuga ibintu wa muntu we, noneho akaba aribwo ahubwo ubabara cyane, kubera icyo ushaka kubwira umuntu ibintu akaba ari we ubivuga. Murabizi ko abantu benshi bagiye bahura n'igikomere nk'iki, akavuga ibintu azi ko byamufasha, aho kugira ngo bimufashe ahubwo bikamukomeretsa, ugasanga umuntu umubwiye ibintu ahubwo aragiye abikwiza ahantu hose. Ibyo ntabwo bizaguha amahoro yo mu mutima, ahubwo bizagukomeretsa kurushaho. Ni ukumenya nabwo ugomba kubwira kugira ngo ubone kuruhuka. Ikindi kintu cyagufasha ni gusoma ijambo ry'Imana. Buriya ijambo ry'Imana rwose, iyo usoma Bibiliya ugira amahoro mu mutima, cyane cyane iyo usoma biriya bitabo by'amateka, ugasoma ubutumwa bwiza, ugasoma igitabo cya Yobu, ugasoma Zaburi, uzagira amahoro mu mutima. Inshuti z'Imana rero, ibi ni ibintu nabonye bishobora gutuma amahoro aza mu mutima wawe, ukicara ukanatekereza neza uri wenyine, ugatekereza ibyo Imana yagukoreye, ugatekereza ibyo abantu bagukoreye, cyane cyane ugatekereza ku bintu byiza wagiye unyuramo, bizagenda bigufasha. Inshuti yanjye, ndabakunda cyane, mukomeze kubana natwe kandi Imana ibahe umugisha.